Igitero cya mbere cy'i Bunyabungo. Iki gitero ni icya 11 mu bitero bya Rwabugili. Yagiteje ku buntu buzindu kwa Byaterana bya Makombe, umwami w'i Bunyabungo. Umugaba wacyo yari Ndibyariye. Rwabugili yagize icyo gitekerezo cyo gutera u Bunyabungo agira ngo nabwo abwigarurire. Iyo migambi yayikomeje ari i Rubengera mu Bwishaza ku Kibuye. Aza kubimenyesha abatware bafite imitwe y'ingabo, abimenyesha n'ingabo zari zagenewe guterayo. Ibyo birangiye atuma kuri Mbwana watwaraga Ijwi ngo atunganye amato yo kwambutsa ingabo. Ahaguruka i Rubengera ari kumwe n'abatware babiri, Bisangwa na Mugugu. Undi ukomeye bari kumwe ni Kabare, ariko yari ataraba umutware w'Uruyange kuko mukuru we Nyamushanja yari akiriho ataragwa mu kanwiriri. Ingabo zimwe zari zatabaye, izindi zahagurukanye nawe, ariko zari zaciye ukubiri kuko babungiraga aho amato yo kubambutsa ari. Rwabugili we yari afite ubwe bwato, agenda anyura mu birwa byo mu Kivu agera i Bunyabungo. Yahageze ingabo zitaragerayo, ariko iza Mbwana zahise zihamusanga kuko Mbwana yari yamenye ko Rwabugili atari kumwe n'ingabo, akamusanganiza ize zo kwijwi. Kubera imyitozo myinshi, Abanyarwanda bari baramenye kurwanira mu mato. Rwabugili aho agereye i Bunyabungo yabanje gukubitana na Rutubuka rwa Byaterana n'ingabo ze. Yari afite imitwe ibiri yaturutse kwa Mbwana, niyo yasanganiye Rutubuka n'ingabo ze. Izindi ngabo za Rwabugili zakomeje kuza, ariko zisanga urugamba rwararemye. Iyo ntambara ibikotaniro, ariko aho bigeze Abanyabungo baraneshwa ndetse na Rutubuka agwa muri iyo ntambara. Nyuma haza indi hururu y'Abanyabungo batabara Rutubuka, nabo baraneshwa. Iyo ntambara y'uwo munsi yagejeje ku mugoroba. Nijoro Rwabugili ataramisha ingabo, abaza uburyo bakwiye gukoresha ngo batsinde u Bunyabungo. Babona ko ibyiza ari uko ingabo bazicamo imirari ibiri, umurari umwe ugatera uhereye i Bukavu, undi ugatera ku buntu buzindu aho Byaterana umwami w'u Bunyabungo yari atuye. Ngo iyo nama yatanzwe na Nyirimigabo. Koko rero aba ariko babigenza, ingabo zimwe zihabwa amato zambukiramo zisubira mu Rwanda, zitera i Kamembe ziboneza i Bukavu. Zimaze kwambuka zikubitana n'imitwe ibiri y'Abanyabungo, uwitwa Amahembe n'uwitwa Ibirushya. Iz'i Rwanda zari Ingangurarugo n'Inshozamihigo, umugaba wazo ari Ndibyariye Yambagariye. Zihurira n'izo z'i Bunyabungo ahitwa ku Rusozi, ariko Ndibyariye yafashe igice kimwe acyohereza ahantu hitwa ku Bugote, ariho ku Nyamibwa. Icyo gice nicyo cyagombaga gutera ku buntu buzindu kwa Byaterana. Umuyobozi wabo aba Rudakemwa, aba acakiranye n'Amahembe n'Ibirusha. Abaturutse iya Bukavu umugenga wabo yari Rwanyonga. Abo barasanye n'Abanyabungo birakomera, ariko bitinze Abanyabungo baraneshwa, bahunga umuhashya. Abanyarwanda bahanyaga inka nyinshi kandi barabahomerera, ariko Rwanyonga kubwe yashakaga ko batabarukana iyo minyago. Nabo abasore b'Inshozamihigo baranga, bakurikirana Abanyabungo. Babagejeje ku murago wa Rushanja, Abanyabungo barabahindukirana. Ingabo z'u Rwanda zihabonera ibyago. Ngo wirukana umugabo kera ukamumara ubwoba. Abanyabungo bakomeje guhunga ingabo z'u Rwanda bagana ku murago wa Rushanja. Ubwo ngo bifuzaga ko Abanyarwanda bakomeza kubakurikirana bakabageza aho hantu. Ingangurarugo n'Inshozamihigo bishimiye cyane gukurikirana ababisha bakavogera igihugu cyabo,
bikazamenyekana kuri shebuja no mu yindi mitwe ko bagize icyo barushije abandi. Maze aho bagereye ku murago wa Rushanja, Abanyabungo bawuhungiramo. Aho hantu ngo hari urufunzo, hari n'umurago, kandi hari n'ishyamba ku ruhande rwaho. Bahungira hose, bamwe muri ako gashyamba, abandi mu rufunzo, abandi mu murago. Abanyarwanda nabo bakomeza kubakurikirana nk'uko babimenyereye. Noneho Abanyabungo barabakuba, birahacikira, barihorera koko. Muri icyo gitero niho Rwanyonga yaguye na Ruziga rwa Sayinzoga n'abandi bo mu Nshozamihigo. Reka rero inkomere zo ntizagiraga ingano. Abanyarwanda bagerageje guhunga, babura aho banyura, bikomeza bityo kugeza ko bwira. Abacitse ku icumu bahunga ijoro ryose, bagera kuri Ndibyariye, umugaba wabo, aho yari yasigaye ku Mbiza kwa Muhimanyi. Ariko umwe muri bo yasanze Rwabugiri, ajya kumubwira uko byabagendekeye. Amubwira n'uko Rwanyonga yababwiye ko bakwiye gutabarukana iminyago bari banyaze mu ikubitiro rya mbere bakanga. Uwo ni wa murari wateye uturutse ku Bukavu, ari wo wahuye na ya mitwe ibiri, Amahembe n'Ibirushya, mu ntambara yo ku Rusozi. Umurari wa kabiri wari wasigaye ku Bugote, ariho ku Nyamibwa. Abo nibo bateye ibwami ku buntu Buzindu kwa Byaterana bya Makombe. Ariko nabo ntibyabagendekeye neza, byababereye bibi cyane, bituma abantu bagira Rwabugira inama yo kugaruka i Rwanda, ariko arabangira, ahubwo yoherereza Ndibyariye izindi ngabo ngo akomeze arwanye Abanyabungo. Ubwo Ndibyariye yari amaze kuva ku Mbiza ya Batoyi ajya ku Bugote aho Rwabugiri yari ari. Ingabo Rwabugiri yamwoherereje zinyurana nawe. Yari amaze kubona ko gukomeza kurwana bitagishobotse. Byaterana yateye ku Bugote Rwabugiri nta ngabo asigaranye zihagije, n'izo yanyagiragaho yari yazoherereje Ndibyariye yibwira ko yakomeza kurwana. Ahari abatasi ba Byaterana nibo baba baramumenyesheje ako gakuru ko Rwabugiri ari nta ngabo agifite zihagije. Ubwo Rwabugiri nabo bari kumwe bake bagiye kubona, babona ingabo nyinshi zibaturutse imbere ziri kumwe na nyirazo Byaterana. Abantu bongera kubwira Rwabugiri ngo ahunge asubire mu Rwanda, ariko aranga. Babibonye batyo, boshya rubanda, batwika urugo yarimo, barabimwereka bati ntiwirebera ibyo Abanyabungo bakoze? Ntubona ko bamaze kugutwikira? Ariko yanga guhunga. Byaterana n'ingabo ze bari bamaze kugera hafi. Abiru babibonye batyo bavuza ingoma cyane byo gukangisha Abanyabungo. Ariko urora bari babuze ikindi bakora, bapfa gukangata batyo. Icyakora byahagaritse Byaterana n'ingabo ze, bibaza icy'izo ngoma zivugira. Hagati aho Rwabugiri yari amaze kwemera kuva mu Bunyabungo. Akigera ku Kivu ahamenyera inkuru mbi. Umuntu wari uvuye mu Rwanda amubikira umwana we witwaga Munana. Uwo mwana yari yaramubyaranye na Kanjogera, niwe Musinga akurikira. Ariko ntibamenye uko yapfuye, baramubuze, barashaka baraheba, babona ko yahotowe. Igisigo cyahimbwe icyo gihe cyitwa Bambariye inkuru Nkomati naho cyaturutse. Bavuga ko ingabo zatejwe ku buntu Buzindu ari imitwe 7: Ingangurarugo, Abashakamba, Uruyange, Intaganzwa, Abarasa, Nyaruguru n'Abasharangabo ba Nyagahinga. Ariko rero ubwo sabo basa, abatware b'iyo mitwe babaga bari kumwe na rubanda rutuye mu bihugu bategeka, kuko bamwe batabaranaga na ba shebuja kugira ngo babarwaneho bageze mu mazigiro. Abo nabo babaga bitwa izina ry'uwo mutwe waba igitero cya kabiri cy'Ibunyabungo. Nyuma y'igitero cy'Ibunyabungo cyatikije ingangurarugo nyinshi, kigahitana Nyamushanja na Rwakagara umutware w'Uruyange, na Nyirimigabo na Marara na Munana
umutware w'Intaganzwa n'abandi benshi. Rwabugiri yaje kuraza inkera yiswe inkera y'Ikirirarira. Iyo nkera Rwabugiri ntiyagira icyo ayivugamo, abagaragu nabo barumirwa kuko bari bapfushije abantu benshi. Hanyuma havamo umusaza umwe witwaga Sayinzoga ya Mukenga, wivugaga agira ati Rudakemwa zikoze intambara Rwamugenza, umugabo w'umwami Rwamutwe singuranura rubaye. Abaza abandi basaza bataramanye ati mbese ko twumvise ngo abantu bacu barapfuye, harya abanyabungo barasaga tutarasa? Ati nimureke mbagire inama, nimuyishima muyemere, nimuyigaya tuyireke. Ndabasaba ko dusubira gutera ubunyabungo butarahumeka, nabwo bukiri mu rupfu rw'abarwo. Rwabugiri arabyumva, ndetse n'abandi bato bose bari aho bemera ko bakwiye gusubira i Bunyabungo. Muri icyo gihe abanyabungo nabo bakaba bajya inama yo kuyoboka Rwabugiri. Ubwo ubunyabungo bwatwarwaga n'umuhinza witwa Mfizi. Nuko Mfizi yohereza se wabo Rutubuka, amuha n'amaturo yo gushyira Rwabugiri ngo amubwire ko amuyobotse. Rutubuka amaze gutanga amaturo, Rwabugiri yibuka abantu be batikiriye i Bunyabungo, ararakara ategeka ko bamwicana n'abo bazanye bose, bahera ko barabica. Rutubuka yamaze gupfana n'abantu bazanye, hashira iminsi baratarama, havamo bamwe batekereza uko Ruganzu yitatiraga igihugu akabona kugitera. Rwabugiri yishyiramo ko akwiye kubigenza nka Ruganzu, akajya kwitatira Ubunyabungo. Ahamagara Kabare na Ruharamanzi na Rutishereka na Bisangwa, abajyana ukwabo, arababwira ati nimuze tujyane i Bunyabungo ubu ko turi aho uko. Babyumvise barumirwa. Bunyabungo ubu aho niho rya zina ry'abami b'Abanyarwanda bita Nyamugira ubutangwa rifashe. Ababwiye baremera, ariko ari ukubura uko bagira. Bisangwa ahabwa ingoma, Ruharamanzi ajya ku ruhago, Kabare atwara amacumu ya Rwabugiri. Baragenda, bageze ku Kivu bahamagara abasare barabaturira. Baturira mu museke. Agasusuruko ngo kamare gukwira, baba bamaze kwambuka, batunguka ku Karubanda kwa Mfizi. Bahasanga abanyabungo benshi. Bakubise amaso Rwabugiri, bamwe baramumenya baturiya ni Rwabugiri. Abatamuzi barabihakana bati ntabwo ari we, kuko atatinyuka kuza ino kandi amaze kwica Rutubuka. Havamo umunyabungo umwe yegera Rwabugiri aramubaza ati wa mugabo we witwa nde? Rwabugiri aramusubiza ati ndi Kigeri. Aho abanyabungo bateraniye baramuseka batubanza utazi ubwenge, wabaye we ugatinyuka kugera ino warishe Rutubuka? Rwabugiri ubwo akaba yanywaga itabi. Haza umunyabungo ufite umuhoro, awufasha mu nkono y'itabi ya Rwabugiri, ayimuvana mu kanwa arayita. Rwabugiri ahaguruka arakaye, abwira uwo mugabo ati kuba umunyamahanga ni nko kurwara igisebe cy'umufunzo, iyaba ari njye ufite uwo muhoro mba nkugukubise. Rwabugiri arongera aramubwira ati cyakora bika uwo muhoro, niba ujya kugera mu makuka y'inka ndawugukubita. Abanyabungo bateraniye aho bumvise ibyo Rwabugiri avuze, bariyamirira bati ubutibara ukavuga kwica. Ruharamanzi yongorera Kabare ati turashize. Noneho bajya inama y'uko babigenza. Bisangwa ati nimureke nsabe aba banyabungo njye kubonana na Mfizi. Asanga abanyabungo arababwira ati ndabasaba kujya kubonana na Mfizi. Abanyabungo bajya kubibwira Mfizi. Ubwo abanyabungo batangira kugira ubwoba, bakeka ko Rwabugiri ari umutabazi
wa Bucengeri, bituma bemerera Bisangwa abonana na Mfizi. Ageze aho aramubwira ati nduzi mwarakaye mushaka kutwica ngo murahorera Rutubuka, ariko mwatwica mwagira, turasaba gukora umugenzo wacu twawurangiza mukatwica. Mfizi ati ni mugenzo ki? Undi ati ni ugukubita ingoma yacu imirishyo 10. Ubwo kwari ugushaka guhuruza, kuko mu Rwanda batari bazi aho Rwabugiri yagiye. Mfizi arabyemera, abwira Bisangwa ati wenda ukubite n'imirishyo 100, ni hahandi turabica. Ubwo Bisangwa ajya hirengeye, Abanyabungo baramuhagarikira, akubita ingoma umurishyo igihe kirekire, ati uwo ni umwe. Akomeza atyo ageza ku wa 3, ingangurarugo zumva ingoma y'impuruza, ziherako zambuka Ikivu zitera kwa Mfizi. Igihe Abanyabungo bagihagarikiye Bisangwa, babona urugo rwa Mfizi rurashya. Bahera ubwo bararwana, Mfizi arapfa. Wa mugabo watesheje Rwabugiri inkono arafatwa hamwe na wa muhoro we. Rwabugiri igitero cya 3 cy'Ibunyabungo. Rwabugiri yongeye gutera mu Bunyabungo ubwa 3, ahayinga umwaka w'892. Muri icyo gihe nibwo Muryamo n'Ubushita byadutse mu Rwanda birahayogoza. Hari hashize imyaka 10 nyuma y'igitero cyo mu Kankwiriri. Umwami waho Byaterana wari utuye mu Buntu Buzindu yari amaze gupfa, himye umuhungu we Rutaganda, ariko yari akiri umwana. Ubwo hategekaga nyina Mugeni Gahwijima. Rwabugiri yateye aturutse ku Itambi mu majyaruguru y'Ubunyabungo. Yari ahafite umutwe w'ingabo watwarwaga na Nkikobaramba mwene Bigomokero bya Makombe, wari igikomangoma cy'Ibunyabungo, akaba rero yari umwuzukuru w'umwami Makombe. Uwo yari ingabo ya Rwabugiri koko. Yari atuye ku Nzinzi, ari naho Rwabugiri yari afite urugo, ni ku nkiko y'Itambi n'Ubunyabungo bwa ruguru. Uwo mutware Nkikobaramba yari yarateye mwene se wabo Ruhangara rwa Byaterana, bari babangikanye, atwara Ubunyabungo bwa ruguru bugabana n'Itambi. Nkikobaramba amutsinze, Ruhangara yemera kuyoboka Rwabugiri. Ubwo Rwabugiri yari amaze kunguka amaboko, kuko ibyo bikomangoma by'Abanyabungo byombi byamufashije kurwanya bene wabo, kandi no kwijwi yari ahafite imitwe 2, Inkeramihigo za Mbwana n'ibidakurwa bya Kamaka. Iyo mitwe uko ari 4 yo hakurya y'Ikivu yari urwunguko. Iyo yari asanganywe yari muri icyo gitero ni ingangurarugo, Abashakamba, Inyange, Abarasa, Uruyange, Nyaruguru, Intaganzwa, Ibigaza zo mu Kinyaga zatwarwaga n'Umurundi witwa Mugenzi, Abarashi bo mu Gahunga k'Imurera, n'Ibisumizi n'Interanamacumu za Bisangwa zo mu Bugoyi. Izo ngabo zose hamwe na rubanda rwa Giseseka, ari bo bitaga rubanda rw'umwami muri icyo gihe, bahawe Karara ka Rwabugiri nk'umugaba w'icyo gitero. Nuko ingabo zihabwa amato yo kuzambutsa, zigenda zerekeje ku kirwa cyitwa Ibinja. Ziraharara, zihavuye zigenda zigana i Bweramvura kwa Ruhangara. Ariko si bose, hagiyeyo Uruyange, ni ukuvuga Indinda n'Abashakamba n'Ingangurarugo n'ibidakurwa n'Inkeramihigo. Basanga abo kwa Ruhangara baba imitwe 6, batera ku Kidogoro kwa Kabibi ka Makombe, murumuna wa Byaterana. Ariko yabonye ko bikomeye, arahunga ajya guhuruza. Nyuma ariko agarukana n'umugabekazi, bashaka kureba ingabo zabateye uko zingana. Mu gihe yahungaga ajya gutabaza, ingabo ze zapfuye gushwashwanya, zirarasana, ariko ntizarasanye n'imitwe yose uko ari 6. Harasanye umutwe wa Ruhangara, umuhungu wabo wa Kabibi, wari warayobotse Rwabugiri.
ingabo zindi zigira kwa Ruhangara aba ariyo zigandika zose, kuko iza Ruhangara zonyine zari zihagije, kandi koko zamenesheje iza Kabibi. Iyo nkuru igera kuri Rwabugiri, arahaguruka ava ku nzinzi ajya mu Gishoke, atuma no ku ngabo ngo nazo zize bazahahurire. Ahashinga urugerero, nibwo rwo ku Kidogoro kwa Kabibi. Urwo rugerero rwari rugizwe n'imitwe y'ingabo 9 zirimo Abashakamba. Icyo gihe batwarwaga na Rutarindwa rwa Rwabugiri, niwe wabagabanye bavuye kuri Muhamyangabo, ariko nawe yari yarabahaye Rutishereka rwa Sentama w'Umwenegitore ngo abamutwarire. Izindi ngabo zashinzwe urwo rugerero ni Uruyange rwatwarwaga na Kabare. Icyo gihe yari yaratoyemo umutwe witwa Indinda ngo wari ukomeye cyane. Abari imena muri wo ni Rugamba rwa Rubindo, Rugira rwa Seryongo, Ndaruhutse ya Mutsinzi, Mpamo ya Kanyamugara na Nyirindekwe mwene se, Sahaha rya Bukwege n'abandi ngo bari amacumu acanye. Undi mutwe ni Nyaruguru watwarwaga na Muhigirwa wa Rwabugiri, nawe ariko yari yabahaye umutware Rwabatambika, akaba ari we wabarasanishaga. Bari bafite umutwe w'ingabo Muhigirwa yitoreye witwa Ijuru, ngo nabo bari bakaze, barimo Isata n'Inkaka. Intwari zizwi ni Muhizi wa Ruhago, Munanira wa Migabo na Kayijamahe ka Mirindi Rwego rwo mu ijuru n'abandi. Undi mutwe ni Inkeramihigo za Mbwana Kwijwi n'Ibidakurwa za Kamaka nazo zo Kwijwi, n'Intaganzwa za Nturo ya Nyirimigabo, ubwo zatwarwaga na Bihutu bya Nyirimigabo mu cyimbo cya Nturo wari ukiri muto. Indi mitwe ni Impama-kwica za Mbanzabigwi n'Ibigaza bya Mugenzi mu Kinyaga n'Inshozamihigo za Nshozamihigo ya Rwabugiri. Urwo rugerero ni rwo Mugeni Gahwijima umugabekazi wo mu Bunyabungo yaje kureba ari kumwe n'abatware be. Bahagarara aharengeye bagira ngo barwitegereze neza bamenye uko ingabo zabateye zingana. Mugeni abwira abatware be ati, ndabona ziriya ngabo ari ntazo, mukwiye kubarwanya umunsi umwe musa mukaba mubamazeho, kuko ari bake. Kandi n'abatware bari kumwe nawe niko babibonaga. Ubwo biyemeza gutera urugerero rw'Abanyarwanda mu gitondo kare kare. Koko rero bwarakeye baratera, baza baturutse ahitwa Rwamira hafi ya Karehe, abandi mu Bushunguti, abandi baturuka ahitwa Henanzovu. Iyo mirari uko ari 3 iza irangamiye urugerero. Abanyarwanda nabo biteguye gusanganira Abanyabungo. Ingamba zirarema, birahacikira. Icyo gihe habaye intambara y'Ikotaniro. Mukungu wa Gitoyi, umutware wo mu Bunyabungo, agwa kuri urwo rugamba, yicwa na Semusambi mwene Kamuhanda. Abanyabungo bahereye ko baneshwa, ndetse n'abandi bari baje ari ihururu baturutse mu Bushunguti. Babonye ko abaho baneshejwe, ntibatinyuka kurasana, bisubirirayo. Noneho Abanyabungo babona ko kurwanya Abanyarwanda ku manywa ari ukwikoza ubusa, bigira inama yo kubatera nijoro. Muri iryo joro bateyemo, baza biciyemo ibitero 2, kimwe gito n'ikindi kinini. Icyo gitero gito cyari icyo gushuka Abanyarwanda ngo abe ari cyo bose basanganira, bakirwanye bibwira ko ari cyo gisa. Abo baturutse ku ikongi rya Butaka bazana isahaha n'urusaku rwinshi. Abandi nabo baturuka ahitwa Igitura n'Imwendo, bo baza bucece bashaka kubaturuka inyuma ngo babatere babatunguye. Ariko Abanyarwanda barabikeka. Babonaga ko nta bantu batera ababanesheje ku manywa ngo nabo nibatera nijoro
baze bavuga nk'utera uwo basuzuguye, bati bariya baje si bo barwanyi bababaje, ahubwo abarwanyi baraturuka ahatari urusaku. Ibyo bituma nabo bagabanya ingabo mo kabiri, abakeya basanganira cya gitero gisakuza, abenshi bajya mu gico bategereza izakoze amayeri yo kuza bucece. Amaherezo abanyabungo baje bucece bagwa mu gico cyo mu ngabo z'u Rwanda, bituma abanyabungo bagira ikinesho ubwa kabiri, ariko ntibashishwa. Hashize iminsi mike bakora ikintu cya kigabo, batuma mu rugerero rwo kwa Kidogoro umunsi bazatereraho, bati uwo munsi rero muzatwitegure muzatubona. Iyo ntumwa itaragera mu Gishihe aho urugerero rwari ruri, ibona igice kimwe cyo mu ngabo z'u Rwanda bari ahantu ho ku mbizi baragiye inka z'ingishywa n'izo bari baranyaze, aho hakaba hafi yo mu Bushunguti. Iyo ntumwa ihamagara izo ngabo izibwira ko izifitiye ubutumwa ngo niboherereze umuntu abumubwire. Bohereza Ndaruhutse ya Mutsinzi wo mu Ruyange, aragenda barahura amubwira ubwo butumwa. Ndaruhutse agaruka mu ngabo azibwira uko umunyabungo yatumwe na bene wabo, ati ngo nyuma y'iminsi 4 bazadutera. Ubwo butumwa bumenyeshwa ingabo zari zasigaye mu rugerero mu Gishihe n'abatware b'imitwe, ariko ntibabyitayeho na busa, barabihinyuye. Bakagira batabanyabungo twabanesheje ku manywa hagaragara, tubanesha na nijoro hatabona, none badutumyeho umunsi bazaduterera kandi tubarusha ubugabo. Hari uwajya gutera umuntu umurusha amaboko akamutumaho umunsi? Uko bakabihinyuye koko bwarakeye Kabare shebuja w'Uruyange na Kamaka umutware w'ibidakurwa bigira ibweramvura kwa Ruhangara, bajyana n'ingabo nyinshi zibashagaye, kandi umunsi abanyabungo bari batanze wari wageze. Bamaze gutirimuka, abanyabungo batera ari benshi cyane, bazimagiza imisozi. Umutware basanze mu rugerero ni Rutishereka shebuja w'Abashakamba n'izindi ngabo nkeya. Rutishereka yegeranya ingabo arazikomeza, ati mwihangane muba abagabo ntimuneshwe. Abereka uburyo bakwiye gukwarura ingamba bagasanganira abanyabungo. Abaririmba ingabo baziririmba basanganira abanyabungo. Bageze hafi yabo, abimirizi barabazibukira, ingabo zihura n'izindi, urugamba rurarema, ibintu birahacikira. Ababitekereza bavuga ko abanyarwanda barwanye bakerekana ubutwari butazibagirana, ngo bahuriye n'ababisha, ngo bararasanye uwo munsi wose barawuhingika, kandi aho bahuriye n'ababisha ntabwo abanyabungo bashoboye kubamena, ahubwo abanyarwanda barabahagaritse nubwo bari bake bwose. Abari muri iryo tabaro bavuga ko imirasanire y'abanyabungo n'iy'abanyarwanda yari inyuranye. Abanyarwanda babaga bahagaze ku murongo ugororotse ariko muremure. Iyo babaga ari benshi, aho umurongo wabaga ugarukiye hitwaga ku ruhembe, hagati hakitwa ku mukondo. Ubwo rero urugamba rwabaga rufite impembe ebyiri. Abanyabungo nabo byendaga gusa bityo, ariko bicagamo ibyiciro nka 3. Bamwe bakarasana, abandi bakigumira mu gico inyuma y'ababo, ku buryo abanyarwanda batabamenya. Hanyuma ababanje ku rugamba bananirwa bagasubira inyuma buhoro, nk'abashaka guhunga bajya kwegera bene wabo bari mu gico. Bajya kwegera bene wabo bari mu gico bakemera gukubitwa inshuro ndende. Abanyarwanda babirukana bakagwa mu gico cy'ababisha, bakababyukana bityo bityo. Ibyo by'iyo mirasanire babyise imibibi, ikaba iy'abanyabungo. Ariko abanyarwanda babibonye batyo, nabo bigira inama yo kwicamo ibice bibiri, kimwe kikarasana n'ababisha bahanganye, ikindi kigaca ikubo ngo gituruke inyuma ya ba bandi bari mu bico. Bagera inyuma bakaba babareba neza, abazi kurasa
bakabamasha imyambi batiriwe babegera. Noneho ababisha barasana imbere, baneshwa bakabura ababakira kuko abagombaga kubakira nabo babaga bamaze kuneshwa. Ingabo zavumbuye ayo mayeri ngo ni inkeramihigo zo kwijwi n'uruyange, ni ukuvuga indinda. Inkeramihigo zarasanaga n'umubibi w'imbere, indinda nazo zigaturuka inyuma y'Abanyabungo zikamasha imibibi y'inyuma yagombaga gutabara abari ku rugamba rw'imbere bamaze kunanirwa. Ibyo byatumye Abanyabungo baneshwa, bahungira hirya y'uruzi rwitwa Nkungwe bihishayo. Ubwo Rwabugiri yari yaravuye ku Nzinzi ajya mu Kinyaga ahitwa ku Ruganda, yari ahafite urugo naho. Inkuru yo mu ngabo imenyekana kwa Rwabugiri, amenya ko Abanyabungo baneshejwe, ava mu Kinyaga agaruka i Bweramvura ku Nzinzi. Yohereza Karega ka Karigata mu ngabo kuzishimira ubutwari zagize. Agenda mu cyimbo cye yambaye cyami, ahetswe mu ngobyi ya Rwabugiri, kandi yari afite amayoga menshi ashyiriye ingabo. Rwabugiri yabonye ko Abanyabungo bamaze gucika intege, yiyemeza kubabuza kuruhuka kugeza ubwo azafatira icyo gihugu akakiyobora. Agaba ingangurarugo zitera Rutaganda, umwami w'Ubunyabungo. Ariko bagarutse batarasanye kuko babuze abo barwana, bose bari bahunze. Babibwira Rwabugiri bahuriye ku Bukari, yaje abakurikiye. Muri iryo joro Abanyabungo bongera kubatera, nanone baraneshwa. Rwabugiri yongera kohereza ikindi gitero ahantu hitwa mu Nyakamira ngo hari urufunzo. Yohereza ikindi mu Buzigira kwa Muzuka, yohereza ikindi mu Kankwiriri kwa Kiraba cya Byaterana wari ufite urwihisho butazwi. Ingabo ze zabona Abanyarwanda zikarigita, bamara kubegera bakababyukana. Muri icyo gitero ingabo z'u Rwanda zahagiriye icyorezo. Arahagwa Rugeyo rwa Kagabo wo mu Ngangurarugo. Abanyarwanda baraneshwa, ariko abari bateye kwa Muzuka mu Bizigira bari bahatsinze. N'ahandi hose hari hamaze gutsindwa, bituma abatware bo mu Bunyabungo bemera kuyoboka Rwabugiri kuko babonaga ko kumurwanya ari ukwikoza ubusa. Kiraba atinya kuyoboka, akagira ati nambaza Nyirimigabo na Nyamushanja nzabakura he? Rutaganda umwami w'i Bunyabungo na nyina Mugeni Gahwijima bahungira mu Bishugi hakurya ya Rusizi mu majyepfo y'Ubunyabungo. Rwabugiri abimenye atuma kuri Katabirurwa ngo bamwoherereze. Undi aranga.